Pasta mahoro. Mahoro pasta. Mahoro mukozi w'Imana. Umva we isiya. Ibintu muzanye hano ni ibiki kwera. Mahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Ariko kuba nuko siya nyemera rero nta makuru ndi gutanga. Wayanga. Wafunze kamera ukanyihora kabisa. Ari ikintu nshaka kubwira ko twafitanye gahunda muri no minsi. Ariko byabaye ngombwa ko nagiye ngukwepa urabizi neza. Umbwira ngo uri za Cyangugu ngo ejo uzaza ngo ubiki nkakubwa ntisimboneka. Bako nkora Kigali 250. Hari Kigali ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'ijana n'iya 250 se. Oya ubwo umwihariko ni twego turi mu murwa hagati. Cyane n'ibiro byacu bira Inyamirambo. Aho ukimara kuyimbwira yacano yawe mpise nibuka neza. Kuko usaba mu minsi yashize wigeze kumbwira ngo urashaka ko dukorana ikiganiro. Kigali to 5 ndebyeho bari abastari bayibaho ndagira ngo bahindukire bakira ubwiza bw'Imana. Abanywi ibiyobyabwenge baba bayiriho bahindukire bakira ubwiza bw'Imana. Niba hari n'abasambanyi babaho bahindukire bakira ubwiza bw'Imana. Bave mu byaha basange Kristo Yesu. Kwakina bagiye bahinduka. Fire! Yewe ndi umwana, yewe naturutse ku Mana, n'umwana waturutse ku Mana, data ari muri je, nanjye ndi mu. Yesu afite pièce. Natanye nkubwira ngo nitwa Pst Claude, Imana ifite pièce. Nani bagiye kubwira ko Imana ifite pièce. Umukino runaka Superman agenda mwemera. Ni byiza ko negera n'umusiramu tukagira ikiganiro mpaka. Kuko akanyemeza nkumva uburyo anyemeza cyangwa nkamwemera kandi n'umuntu ngo ibyo akora ngo ibyo ukora n'ubundi ndacyamukunda. Ndacyamukunda kandi nawe arankunda ntabwo anyanga. Nkunda ibikorwa bye kandi muri ibyo bikorwa byiwe ni filime ziwe. Asia filime official. Nangiye kugusuzaho kuri Kigali 250 nizere ko umeze neza mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru. Of course turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya niho twatembereye uno munsi gwatemberera nta kundi nuko tugiye kuvumbura uwo wita Apotre Claude. Hari amakuru dufite ko ariho ari kamera yacu nyine twazengurukije hose nyine kugira ngo tujye kureba ahantu hari umuntu nyine baduhaye amakuru ko yahatembereye. Dufite byinshi byo tugomba kumubaza, hari byinshi bimaze kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, haba kuri Instagram, haba kuri Facebook cyangwa kuri Twitter. Uyu mupasiteri Apotre Claude arimo aravuga byinshi byo bitandukanye. Yagiranye beef n'umukobwa mwakunze cyane Mutoni Asiya, muramuzi muri filime zigiye zitandukanye muri rusange. Yamuvuzeho byinshi, avuga ko ari umuntu afana ndetse anakunda, byabaye impaka zikomeye cyane. Ariko so tukiri naho ngaho bo bitayongwe nawe bafitanye ibibazo bigiye bikomeye, bahora baterana amagambo. Ese covid yabaye ikibazo yuko abapasiteri cyangwa abakozi b'Imana babona umwanya wo guterana amagambo mu gihe wenda babuze abo babwiriza? Ese nimba abayoboke babo, ndavuga abo bajya imbere bakababwiriza, basigaye babona izi nduru n'izimaka kugenda buri wese azana bifu na mugenzi we, babyakira bate? Nicyo nshaka kuza kubaza kwanza Apotre Claude. Nyine turavuga ko turi Ikinyinya nyine, of course turi mu mihanda tugenda tugiye kureba ahantu ari, dore ko dufite amakuru y'ahantu ari neza. Ndi umutananirwa ariko twibutse ko ari Kigali 250 ndetse na subscribe, like, share ndetse na comment. N'ijambo ryanditse hirya hano handitse all, kugira ngo inkuru zacu direct ujye uzibona. Dusuza abantu bari i Burundi, abantu bari i Uganda ndetse abantu bari muri Congo Kinshasa na Congo Brazzaville n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Dusuze n'abafana bacu of course bari mu murenge wa Nyamirambo ho mu mudugudu Kirenga mu kagari ka Mumena. Mwamaje kwitwereka namwe ku mudukunda cyane mwana dusubikiye ahangaha ni hano haruguru, ariko murahaturangiye neza, ni tayari ahantu ndi sinza kuyoba. Bigaragara ko ndaza kumugwaho
bakunzi bacu nyine nahangaha yambwiye ati ninzamuka haruguru ya rompe gato haruguru ya centre de santé muka kanjye k'ibumoso hari ahantu bajya biyakirira turebe nimba hari hanyuma tumuvumbure neza ariko nzi neza ko ari umukozi w'Imana wujuje ibyangombwa nagaza kurwana natwe araza kutwemerera byanga byakunda. Reka tube duhagaze gatoya kugira ngo turebe aho tuza kwinjirira. Yes, nkuko twagiye dukomeza kubabwira abakunzi bacu twizere ko kandi wamaje no kureba Kigali 50 ugahita ugira gute ukana wanditse subscribe na hirya yanditse ijambo all. Twababwiye ko turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Apotre nimba ari nabivuze neza ngo muraza araza kubidusobanurira neza naramuka yemeye ko tuganira ahantu turi nyine ni mu gipangu tugiye kumureba ariko dufite amakuru kari hari nigeze no gutera ijisho banari hari ari muri gahunda ze ari muri yivugira ko sinzi nimba tuza gutungura umukozi w'Imana akabyemera ariko mu cyubahiro cyo turaza kubikora. Reka tubaye ikaze mu kiganiro turamubaza byinshi bigiye bitandukanye kamera namubonye hano yicaye ariko duce hano kugira ngo bize kugenda neza. Turaza kumenya byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivugwa, ese yabyakiye ate, ese abyumva ate, ese kuba umuntu yavuga ngo mfite iki nageze kuri iki, hari ikintu bajya bavuga ngo nubona umaze gutera imbere zibuke no kuzamura abandi. Nguriya aho yicaye yibere muri gahunda ze kuri telefone, turabona ahantu hari akajaride keza, hari ubusitani bwiza. Reka mugereho ndebe ko ntago biba byoroshye. Pastor mahoro. Mahoro Pastor. Mahoro mukozi w'Imana. Umva we isiya ibintu muzanye hano ni ibiki kwera? Mahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Ariko nuko siya nyemera rero nta makuru ndi gutanga. Wihangane ntago njya nzimya kamera cyangwa mikoro yanjye. Hari umuntu wamagaye mu kanya mbaza ahantu ndi. Umunyamakuru mwene wanyu. Ndamubaza ansaba inkuru. Ndavuga agiye ntabwo mboneka genda ahanana. None siyaka rero wafunze kamera ukanyihora kabisa. Ari ikintu nshaka kubwira ko twadufitanye gahunda muri no minsi ariko byabaye ngombwa ko nagiye ngukwepa urabizi neza. Umbwira ngo uri za cyangwa ugungwe ejo uzaza ngo biki nkakubwa ntisimboneka. Umukozi w'Imana n'umusore bonsenge. Siyaka. Ibintu wamugani mbonimo byo kuvumbura abantu nzabire. Siyaka rero. Bazumbwira cano yawe yitwa ngo iki, ikora ibiki, ibintu nk'ibyo kuko ntabwo ujye upfa kujya ahantu bamupanga utazi. Oya buriya hari ibintu biba bitajyana kandi Pastor njyewe nitwa Ishyaka manager, iyi ni Kigali 50. Twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka, turazisenya tukareba ibirimo imbere, ariyo mpamvu nkaya nk'umuntu mukuru iyo wumvishe inkuta ni ukwerekana ibyiza n'ibibi byose tugashyira ku karubanda. Ibyiza n'ibibi ye nta bibi nzi rero. Ibibi nzi ni bya shitani, ibyiza nibyo ku Mana. Turamutse tuganiriye kuko tuzi ko mu ahantu ngewe nzi n'ubwa mbere twicaranye n'ubwa mbere nkubonye bagira umutima mwiza nzi ko urimo, niyo mpamvu rero ari ibyiza nza kwerekana nta n'ikibi kingenzi. Emere tuganire ndakugoye wenda unambwira icyo wari waje gukora hano. Hano ni muri quartier, ni muri quartier hano. Hano ni muri quartier, ni muri famille. Aje gufata akayaga nabona hameze neza, ndahakunze cyane. Arimo ndahareba ni muri famille. Kigali 50 wari wayibona? Wapi? Urayibona? Ntabwo nyizi. Kurahiye. Bako nkora Kigali 250. Hari Kigali ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'ijana n'iya 200 n'iya 250 se. Oya ubwo umwihariko ni twego turi mu murwa hagati. Cyane cyane n'ibiro byacu bira Inyamirambo. Anyway Nyamijose. Ubwo ni Kigali aho ngaho. Ariko muri Kigali mu Biryogo. Aho ngaho. Mu Gitega no mu Biryogo. No harya ntahitwe Matimba, ni Matimba ni he? Hari Matimba kera za Cosmos za 40 ariko ubu ngubu nyine ngo Karabaye muri Kimisagara. Karabaye ni muri Kimisagara. Hakurya. Ubwo Kimisagara ni mu nkengero z'umujyi. Ahitwa Kabuguru ho ni he?
ahubwo ntabwo nkubeshye kavuga urusi mu gitega buriya kuri stade Nyamirambo bayita guki kuri stade numva ko ari regional wari umuntu mukuru kubuza ibyinshi ariko ngiye manzi duke ariko unyemera tugane ko hari amakuru menshi mfite shaka kukubaza ufite ko yafite se jewe kandi ngiye ko ntayo ngusaba niba uyafite yigumanira oya hari icyo nshaka kukubaza wenda ku makuru mfite arimo aracyaracara hino yatuma ubwami bw'Imana bwagukase ntayagakiza ariko nanone ibintu byabaye uruvange bamugane wazamvugo kino gihe nimba ari kubera covid nabonye abakozi b'Imana bamwe na bamwe bashaka kuba bari mu baratandukira muri no minsi ntabwo mbizi nimera twiganirira hanyuma nongere tugane nimba byeme iminota mikeya cyane ndayikoresha neza kandi 10 wayemera nibura 20 kuko afite gahunda zanjye nibere rero si hariya ni isiyaka manager isiyaka manager nuvuga ngo ni wowe muyobozi wa isiyaka ni isiyaka manager manager ubwo ni umuyobozi isiyaka ni manager ubwo ni njyewe managinga buri kimwe cyose cya Kigali 150 isiyaka ni izina ryanjye bwite tuganirire kamaze ndebe iminota ngiye kuguha yego rero iminota ubundi yego aho ni sawa kameraman twigendere ntabwo butamujye mwumvikane n'abantu kandi gano kwa gatara ariko nago nategereje kwijya na urabuka ko narakwandikiye ndakubwira ndabona umwanya ntari bubone rero buriya hari umugenzi wampamagaye asaba inkuru ndabubwira rero jewe ntabwo mboneka hari ahantu nica baturiye ndi muri quartier hafi aho ubwo rero urumva umpemukiye n'umuntu ushobora kuba kurangiye ngo Pst Claude yicaye nago namuvuga ariko ndeka kumuvuga nzamuvumba sawa ariko nzi ko nta kibazo cyane none se isiya akira mwihere mikoro nanayimfashe mfite na sanitizer hagatwa twese baje gusiga na hano hantu tuba twinjiye naho tuba ibintu ari byiza mu rwego kwirinda covid-19 reka tuguhe ikaze mu kiganiro ubwo twitangiriye uratangira bibwira abantu wenda badukurikiye muri rusange nibiza ko ari ngombwa nadusengera ariko tubanze gusenga Uwiteka mwami Imana ikomeye Imana igira neza wera wa Isiraheli turagushimye uri mwiza ureba urakirana kubera maso bagutegereje ngwino ubane natwe kubagiye gukurikira iki kiganiro mwami Imana kibigihembura imitima y'abantu kibari ikiganiro kidasenya ahubwo kibi ikiganiro cyubaka imitima y'abantu ndagushimye Kristo Yesu kubyumva no kubikora kandi sengeye buri muntu wese ugiye kureba iki kiganiro yaba umukristo yaba umusiramu uwo ari we wese waba warahabiye hirya no hino wese umuhe guhabuka uri umukristo wa Kristo Yesu umuhe kuguma muri Kristo agume muri wowe waravuze ngo nituba muri wowe amagambo yawe akaba muri twe dusaba icyo dushaka cyose tuzakibona Mana ndagushimye ro kubw'ibyo byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye amen Mana natwe utwakiriye ikiganiro dutandukanyirize apotre na pasteur nimba ntabivuze nabi apotre na pasteur yego apotre bisobanura intumwa yego intumwa rero iruta ubutumwa buruta intumwa yego ubutumwa buruta intumwa ubwo ashobora kuba apotre kandi ayoborwa na pasteur mu rusengero yego ubwo ubutumwa buruta intumwa koko intumwa itumwa n'ubutumwa n'uwayitumye bayiha ubutumwa ikabujyana yego okay byiza cyane apotre rero ashobora kuba pasteur yaba apotre reverend ni yaba apotre bishop yaba yafata n'ubona bishop wa apotre bishop apotre ibintu nk'ibyo kimwe nuko umuntu ashobora kuba apotre mu rusengero atari representant w'urusengero atari pasteur atari ikiwe akaba intumwa rero intumwa ntabwo ntibivuze ko apotre aruta bishop ntibivuze ko apotre aruta pasteur oya apotre ashobora kuba apotre mu rusengero kandi urusengero ufite umuyobozi warwo umuntu akashobora kuba apotre mu rusengero ababyumva neza babyumvisha ubwo hagati y'ibyo riki muri rusange muri izo ntumwa no muri
Reverend Pastor. Okay, ubwo ni pastor tuza kugenderaho. Yes, Reverend Pastor. Nkunda kugira umutima mwiza waragiye nkubona ubwiriza, hari n'akantu nza kukubaza nigeze kubona bintera amatsiko nako turaza kukavugaho. Uyu mutima mwiza n'umunezero uhorana bivahe muri ya maraso ya Kristo nko munyamubivuga biva cyo nuko wenda biterwa n'abavukiye n'umuryango wavukiyemo. Paulo yaranditse aravuga ngo kera ntitwari ubwoko ngo ariko turi ubwoko bwatoranijwe. Petero turi ubwoko bwatoranijwe ishyanga ryera. Rero niyo mpamvu turi ubwoko bw'Imana bwatoranijwe ishyanga ryera. Turi ishyanga ryera, holy nation kabisa. Yes. Muntu udasobanukiye neza ishyanga ryera twavuga nk'ikintu ihora gikeye gifite umucyo. Ishyanga ryera, kwera kwera ni ikintu nabona nk'iyo urebye mu kirere urabona hari ibicu, hari ibicu byenda kuba nk'ubururu atari ubururu, hariyo n'umweru. So nureba hariya dore hari umweru hari n'umukara. Ariko hejuru yacu hano dore n'umweru. Bivuze ngo Imana ya Israeli, buri idarapo rya Israeli n'umweru n'ubururu. Buri urebye Rayon Sport, buri Rayon Sport ni Imana ya Israeli kabisa. Burayifana. Reka dukomeze. Ubundi muri rusange Pst Claude ni muntu ki yavukiye? Nimba wenda mbawari ibyo nkubaza wenda ukumva bitari byo turabico dukomeza. Ni muntu ki yavukiye? Pst Claude ni umunyarwanda. Yego. Wavukiye imahanga ya Tanzania, akurirayo, ataha mu Rwanda rwa Kanyarwanda, ku gisekuruza cy'ababyeyi biwe cyane. Yego. Nzi ko uri umupapa wubatse, ufite umugore n'abana ngira ngo nimba ntibeshye. Yewe ni umupapa n'ubundi ndi umupapa. Yego. Tunabasuhuze cyane aho bari hose, nizeye ko kino kiganiro bazakireba. Nazanywe n'ibintu byinshi ariko ntabwo nabivuga ngo mbirondore ko ntarabijyaho. Amakuru ki ya wa muntu wapfuye bakamushyira mu isanduku kamusengera gakira. Mu Bugesera hari aho ni Imana yabikoze. Buriya Imana ikora ibitangaza, Imana izura ibyapfuye, ibyashyinguwe, ibyari bigiye gushyingurwa. Hari n'umuntu uyu munsi wa none witegereza iki kiganiro kuri harya ngo yitwa Kigali 250. Kigali 250. Kigali 250. Ngo ni 250 cyane. Reka mbwira umuntu ngo hari ibyari byarashyinguwe Imana Yesu agiye kubizura. Yesu azura ibyapfuye, si byose kuba mwizera, hari ibyo azura. Kuko yazuye Lazaro yari yapfuye, yazuye Lazaro mu bapfuye, na Yesu yazutse yari yapfuye. Rero igitangaza nuko igitangaza cy'Imana nuko Imana ikora ibyo abantu batari bazi ko byabaho. Ni uvuga ngo ibidashoboka ku Mana byose birashoboka. Bidashoboka ku Mana. Rero wazutse araho arahari. Ahubwo aho ngaho uje neza nushaka uzaze nkutwareyo mu Bugesera. Oya yo gahunda ahubwo tuzayikora, tuzayipanga tuyikore. Harya baguhaye inka, baguhaye isambu, baguhaye iki? Bampaye ubutaka bwo kubakamo inzu y'Imana. Burahari. Na nyir'ubwite nujyayo bazabikwibwirira no muryango. N'ubuyobozi burabizi. Twarandikiranye, baranyandikiye baravuga bati dore atazagira abantu bagira inzandiko zirahari n'icyemezo cy'ubutaka ndagifite. Pastor umuntu ushobora kubyumva agahita yikanga akavuga se yamusenye gute yapfuye arazuka, cyangwa ari muri koma mu gihe pastor arimo aramusengera kubera imbaraga z'Imana ahita yongera arazanzamuka. Aho ngaho umuntu ushobora kubyibaza niyo mu bimubarije. Ushobora wenda kujya gushyirwa mu musanduku wenda wagiye muri koma utapfuye burundu, umuntu yagusengera ugahita ugaruka. Uko byagenze yari umusore ariko ubu yarashatse. N'ubukwe bwe nabubayemo, nabugizemo uruhare. Yari umusore na ahantu bita mu murenge wa Juru mu karere ka Bugesera, aho bita za Kabukuba. Yaravuye mu rugo ari muzima, agiye mu rutoki, bafite urutoki runini cyane aho hantu.
agiye mu rutoki kurusharirira nyuma akuramo inkweto akuyemo inkweto hanyuma azisiga ku ntuze nyuma hari umuntu wamubonye w'umurozi aragenda afata urukweto rumwe we uwo musore yarimo arasharira urutoki ari mu rutoki hagati rwagati kuko uwo muryango ufite urutoki runini cyane noneho wa muntu w'umurozi aragenda afata urukweto rwe araruroga ashyiramo imiti y'uburozi ararutongera noneho avuyemo rero wa musore avuye mu gusharira urutoki aho yatangiriye hanyuma kuko mu gusharira no gusharira gufata ibishara biri ku nsina bishyira hasi asasira urutoki biro nk'ibyo atashye rero nyuma yaratashye yafata inkweto ngazambare muri ako kanya afatwa n'ibisazi bisazi bimufashe rero arasara arirukanka barafata abasore barahurura barafata baraboha baregeranya nyuma yaho aravuga ati birarangiye ni mu telefone bati nyuma noneho wapi no guhamagara ntibyaba gihamagara ahamagara abantu ati ndapfuye bayi ndagusezeyeho yari afite n'umufiance aramuhamagara amubwira ndagusezeyeho ndapfuye kwa heri ibintu nk'ibyo nyuma bararyamisha biranga nyuma noneho rero nibwo nahamagawe nari no mu masengesho ndabyibuka ndavuga ngo bampamagaye bati Emmanuel ko bizaba arapfuye ndababwira ntabwo ari uwo gupfa no guhesha Imana icyubahiro kuko hari amasezerano y'Imana amuriho menshi Imana yasezeranye isezerano rikomeye ku buzima bwe ntabwo ari uwo gupfa ahubwo no kuzakorera Imana kuko yari n'umucuranzi mu rusengero muri iyo minsi yigaga gucuranga senti keyboard nyuma rero ibyo byose hari imirimo Imana yibuka nibwo rero ndamusengeye yakira imbabazi z'Imana yakira gukira Imana iramusanga bagiye gukoresha isanduku noneho kuko babonaga yapfuye noneho rero ikiganza cyangwa se ijwi ry'urangurura mu butayu ari we Yesu Kristo waranguriraga mu butayu ngo rimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu Yohana yabwirije ubutumwa bwiza muri Matayo 3:5-7 kugera ku 10 aravuga ngo nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu nimutunganye inzira z'Imana nuko rero icyo gihe yabwiraga ab'icyo gihe aravuga ati mwabana b'inshiramwe ninde wabwiye ibyo abantu baje ari benshi bahuriye ari benshi basanga Yohana baza kumva ubutumwa bwiza aravuga ngo mwabana b'inshiramwe ninde wababuriye ibyo umujinya uzatera nuvuga ngo abana b'inshira bari abafarisayo bari abasadukayo bari abantu batumvira ubwami bw'Imana batumvira ijambo ry'Imana batashaka gukurikira ubwami ibintu nk'ibyo noneho Yohana nibwo yababwiye ati mwabana b'inshiramwe ninde wababuriye ngo muhungu umujinya uzatera nuko ubwo rero baraza benshi bazaga birukanka baza kubatizwa nibwo rero benshi Yohana yababatizaga muri icyo gihe aravuga ati jewe ndababatirisha amazi ariko hari uzaza babatirisha umwuka n'umuriro uwo yavugaga Yesu Kristo rero nanjye icyo gihe Imana yampaye imbaraga zayo ni Yesu wabikoze si jewe wabikoze hari igihe umuntu ajya hari akavuga ngo jewe nkora ibitangaza nkora ibi nibi oya ntabwo ari jewe ukora ibitangaza Yesu uri muri je Yesu uri hejuru yo ni ukora ibitangaza akabicisha muri jewe byiza cyane aho ngo turimo turagendana kuko byose imbaraga gukoresha n'ubushobozi uhabwa na Yesu aho ukimara kuyimbwira yacano yawe mpise nibuka neza kuko usaba mu minsi yashize wigeze kumbwira ngo urashaka ko dukorana ikiganiro Kigali 250 ndebyeho bari abastari bayibaho ndagira ngo bahindukire bakira ubwiza bw'Imana abanywe ibiyobyabwenge baba bayiriho bahindukire bakira ubwiza bw'Imana niba hari n'abasambanyi babaho bahindukire bakira ubwiza bw'Imana bave mu byaha basanga Kristo Yesu kuri Kigali 250 habaho byinshi bigiye bitandukanye niyo mpamvu njya mvuga ngo dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru ndetse n'abasirazuba n'iburengerazuba haba hari abantu benshi bagiye batandukanye hanyuzeho abaryama nabahuza ibitsina benshi bagiye bahinduka hanyuzeho abambuzi hanyuzeho bavuga ngo njyewe ndishisha ikibuno cyanjye hanyuzeho abo twerekana bigiza ngo abakozi Imana ngo bahindutse nyamara bari mu buyobe bajijisha abaturage hari n'uwo twerekanye aho ngaho ndatoshya akira amazi bayinywera hariho twerekanye nza kuba n'igicibwa muri bamwe mu banyamakuru bagenzi banjye bavuga ati amufashe ku munwa imbeho urayimennye
kuko biri arimo rekana ko yakijijwe kugira ngo inkunga ziva hanze zimugereho abantu bamufashe, nyamara ibiyobyabwenge arangwa nabyo, inzoga, itabi. Ngiye nerekana ukuri, ndamugaragaza, mushyira hanze, biba ikibazo. Ariko nyuma yaho za mbaraga z'Imana, y'amasinyisho yanjye n'uburyo Uwiteka abonaga ko mu barandwanya ari benshi, yaje kongera agaruka mu gakino. Ahita avuga ati burya narababeshyaga, sinigeze mpinduka, ndacyari wa wundi. Nashatse kubereka yuko hari igihe umuntu akwereka yuko yakijijwe, nyamara akora amabi. Uvuga ngo yari ameze nka Bishop Gafaranga. Nta comedy Bishop Gafaranga ajya akina, yitwa Bishop Gafaranga atari Bishop. Yerekana ko bibaho. Nawe reka tumusuhuze. Ahari hose. Bimwe na bimwe buriya nta Umunyarwanda aciye umugani ngo nta gihunyira gihunyirira ubusa ku musozi, kandi ngo nta semisemera ubusa. Rimwe na rimwe usanga biba binahari, bivugwa, bikorwa, ariko Kristo Yesu ari hejuru ya byose kugira ngo agire ibyo akandagira hejuru. Kuko Yesu ubundi mu gihe cya Yesu hari abapagani, mu gihe cya Yesu hari abapfumu, mu gihe cya Yesu hari abarozi. Kuko ubusarwe se umuntu umwe yajyanye umwana kuri Yesu aramubwira ati umwana wanjye yatewe n'ubusarwe. Ubusarwe bwaramufashe. Ibintu nk'ibyo habaga abanyabibembe, ibibembe byabagaho. Mu gihe cya Yesu habaga abadayimoni, bamwe na bamwe bakamwita ngo ni umutware w'abadayimoni, ngo Yesu niwe mutware w'abadayimoni, ngo ni Beelzebuli umutware w'abadayimoni. Akababwira ati naje sanga Beelzebuli mumwita Beelzebuli, nzava no mu isi Beelzebuli akitwa Beelzebuli. Jewe ndi umwana, jewe naturutse ku Mana, n'umwana waturutse ku Mana, data ari muri jye, nanjye ndi muri we. Rero ntabwo, kandi iyo dusomye Matayo ibice 7 n'ubundi tuhasanga ko ubwo ngo bamwe bazamwambaza kuri uwo munsi, bavuge bati mwigisha nahanuraga mu izina ryawe, abandi bati naririmbaga mu izina ryawe, abandi bati nakoraga ibitangaza mu izina ryawe, abandi bati nakoraga ibi nibi mu izina ryawe. Ngo nibwo azabasubiza, bamwe ngo azabasubiza ati mwumva imbere mwankoze z'ibimwe sinigeze kubamenya. Mwahanuraga ibihwanye n'amarari yanyu, mwarebaga abantu mukababwira ibihwanye n'ubutunzi bwabo, mugahanura ibijyanye n'ubutunzi bw'abantu, mubabwira ko ngo Imana iguhaye indege, kuko afite vewiti umuhaye n'indege, kuko afite inzu nziza Imana iguhaye hoteli, iguhaye etaje runaka. Ibintu nk'ibyo byose rero ngo nibwo azabasubiza ngo nimumve imbere mwankoze z'ibimwe sinigeze kubamenya. Ngo nabo bazamubaza bati mwigisha ni ryari twakubonye ntitukwiteho. Ngo nabo azabasubiza ati umwe muri mwe wa wundi wari uri mu bitaro kwa muganga, buriya yari giye wari uryamye kwa muganga. Nagira ngo mpime ubutunzi bwanyu mwirirwa murata ku macano n'ama YouTube n'ibiki byose. Nagira ngo mpime umwuka ubarimo, ndebe Imana muvuga, ndebe niba kuko ariyo Mana ibarimo. Wa wundi wari uri muri gereza, mwari muzi yuko adafite kirengera, mwari muzi ko atagira umwavu kumuburanira, mwari muzi yuko adafite ushobora kumusura muri gereza, ariko ntimwigeze mufata umwanya wo kujya kumusura muri gereza. Buriya ni jewe wishyize muri gereza kugira ngo ndebe mbapime imitima yanyu. Wa wundi wari urwaye ibisebe, warakuwemo amaso, waranogowemo amaso, wararwaye indwara kanseri ikamunogoramo amaso n'ibiki byose. Wa wundi wagaragaraga ku ma YouTube rimwe na rimwe mutigeze mufasha, mutarengeye, kandi nabahaye ubushobozi, nabahaye akazi, mbaha amafaranga, mbaha ubutunzi, ntimwigeze munyitaho. Buriya yari jewe. Ibyo byose rero aho ngaho niho Yesu azavuga ngo nimumve imbere rero mwankoze z'ibimwe sinigeze kubamenya. Wa wundi wambaraga ubusa mumureba, mwambaye mufite amafaranga, mugendera mu bamodoka, buriya yari jewe. Wa wundi wabuze ubwishyu bwo kwishyura inzu, ufite ubushobozi, wari ufite amazu, kujya utamuhaye inzu yo kubamo, yari jewe. Nije wigize kuriya. Nibwo azabasubiza ngo nimumve imbere mwankoze z'ibimwe sinigeze kubamenya. Rero uyu munsi wa none mbwira umuntu wese unyitegereza kuri cano, uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Kongo, uri Tanzania, uri Uganda, Kenya, muri Afrika, hariho hose ku isi, muri diaspora hirya no hino, Amerika, Canada, Australia, Aziya, muri Europe, bose reka babwire ngo ayo magambo Yesu niyo azasubiza ku munsi w'amateka. Ngo bamwe bazicara iburyo bwe, ngo azabwira bamwe ngo nimujye iburyo, nimwicare iburyo bwanjye, mwakiranutse muri bike, mbeguriye byinshi, nimwicare iburyo bwanjye. Ngo abwire n'abari ibumoso bwe ngo mwankozi z'ibimwe
bya bindi byose mwakoraga mwibwiraga ko nta rubanza ruzabaho ariko uyu munsi nimwicare ibumoso nuvuga ngo ihene zizicara ibumoso intama zicara iburyo rero uyu munsi wa none ndifuza ko abitegereza Kigali 250 150 bakicara bazicara iburyo bwa Yesu icyo rero nicyo nzanye kuri iyi channel ya Kigali 250 kugira ngo babandi biyambika ubusa babandi bambara ubusa babandi bazunguza ibibuno babandi ndifuza kwabo bose hari no twakoranye ikiganiro guzunguza ikibuno aravuga ati pastor ngiye nkora akazi kanaka none harabanza arambwira ati pastor ngiye nkora akazi ko kubyinira abantu nkagira ngo nukubyinira abantu ngiye kubona mbona hagurutse ngwe ndavuga nti kwacina mpita nifata gutya se wandi bita wenda riza zahabu w'igikara ukuntu ntabwo mbizi kuko no kwemera Imana ntiyemera Imana umuntu ntabwo ukwiye no kumwita gusa ujye umusengera urumva boya ryebe nabo ndabegera nabo kuko ni byiza kuko wabwiriza te bamwambaza bate ntawo babwirije babwiriza bate ntawo bamenyesheje rero bene abo ngabo ni byiza ko tumanuka tukajya kubwiriza abandi bo hasi hariya tukajya hariya mu biryogo mu basira mu bene wanyu hariya tukajya hasi umuntu akajya mu ntara tukakora ibiterane tukajya muri Rwampara tukajya za Sodoma na Gomora za Sodoma ya Gikondo tukajya urabona mu Migina mu marembo ya Stade Remera hitwaga mu Migina ubasigaye hitwa mu Migisha uribuka habaga abantu habaga indaya nyinshi cyane mu Migina ariko uyu munsi wanone ushobora kuhagera ukayoberwa niba ari mu Migina kubera ko Imana ishobora byose Imana rurema iyo ni Imana rurema Imana ivuga bikabitegeka bigakomera uwitwa Paulo iyo dusomye ibyakozwe n'umwa 17 umurongo wa 23 baravuga ngo Paulo ageze muri Atenayi ngo ageze ahantu bitaga Atenayi ngo aravuga ngo ubwo nageraga iwanyu nasanze icyapa cyanditswe ngo Imana itazwi ngo ndangije ndavuga ngo nuko nje kubasobanurira Imana rurema Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja yashyizeho imbibe z'ibihugu iyo niyo Mana babwira rero nanjye ndagira ngo mbwira abantu bo kuri Kigali 250 mbabwira Imana rurema Imana ituma abantu batambara ubusa Imana yambika abantu Imana ikiza sida Imana ikiza kanseri ikiza diabete Imana itanga urubyaro Yesu afite piesi natanye nkubwira ngo nitwa Pst Claude Imana ifite piesi nani bagiye kubwira ko Imana ifite piesi iyo piesi y'Imana rero niyo nje kubwira abantu hano muri aka kanya kuri Kigali 250 kugira ngo abantu batazi Kristo Yesu basange Kristo Yesu Yesu arashoboye Yesu atanga urubyaro Yesu arakiza Yesu akura umuntu mu bugumba akamuhura urubyaro Yesu atanga inyubako Yesu akura abantu mu bukode wowe hari umuntu ushobora kuba amazu mu bukode imyaka 10-20 iyo ni karande y'ubukode ariko sikubwe siko abishaka harifuza kubaka inzu yiwe ariko iyo abonye udufaranga tumuca mu biganza rero reka mbwira abantu abo bose mbabwire ngo Yesu ashobora byose nibahumure ahari imbaraga z'abantu haza imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abacwezi hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'abarangi hari imbaraga z'Imana hejuru y'imbaraga z'amajini hari imbaraga z'Imana buri kintu cyose icyo umuntu abona adashoboye Yesu waragishoboye Haleluya buri kimwe cyose icyo ubona udashoboye Yesu aragishoboye Pst Claude arimo arigisha ibintu byiza ntanjye ubwanjye arimo arakubita nkahita ntumva ko mari gusa abantu bari kuri Kigali 25 biyambika ubusa bose bumve ko Yesu hejuru y'ibyo bakora hari imbaraga z'Imana biyumva ejo hari urubanza ruzaza urubanza rwa Yesu tuzajya mu rubanza rw'Imana Pastor niyo mpamvu tuba turimo turabagaragaza kugira ngo wenda nujye ubona nawe umwanya ukubite ijisho unambwe ati bari abantu ubu nanizi kuzumbaza ibindi bintu bitajyanye ahubwo turi muri Yesu waho ni sawa aho ngaho ni sawa uzanagaruke byiza cyane ndaza kugenda nshyira mu tundi ariko Pastor hari ikintu nshaka kubaza nikosa kuba wavuga umuntu ufana cyangwa ukunda ukabizira biraza kwinjira ahantu nshaka kugera nikosa kuba wavuga umuntu ufana wenda ukavuga ati njyewe ndakunda tubye super manager ni nk'urugero cyangwa ndi shyaka manager cyangwa nda umukinnyi runaka super manager ndamwemera yego cyangwa kavuga ati nkunda umustar uyu nguyu wenda nkabasha dibubona bakobwa ku mbuga nkoranyambaga ukaza kubizira ko wabivuze kuko uri pasiteri rero buriya iyo umuntu atarasobanukirwa abagisobanye tarasobanukirwa ubugisobanye iyo umuntu atarisobanukirwa abagisobamye yego ariko iyo wamaze kwisobanukirwa uriwe iyo umaze kumenya icyo ushaka hari ibintu biba bitakigutwara ntabwo tugitwarwa n'amategeko yego
y'imihango y'ibiki byose ahubwo none se ubushadibu namubwiriza ntese ntamwegereye supermanager se namubwiriza ubutumwa bwiza gute ntamwegereye rero ni byiza ko kuko Yesu yavaga ku musozi umwe akajya kubwiriza ubutumwa bwiza ku wundi musozi ntabwo yajyaga kubwiriza abakiranutsi nawe yaravuze ngo ntabwo yaje kubw'intungane ahubwo yaje kubw'abanyabyaha rero ubwo si uwo munyabyaha cyangwa uwo muntu w'umusitari hari inzira afite nanjye hari inzira nemera namushyikira ntaganiriye nawe rero ni byiza ko musanga tukaganira ni byiza ko mbaza kumwemera nkamubwira ko mukunda nkamubwira ko nemera ibyo akora nkamubwira ko mu byo akora hari ibyo nemera noneho mu nyuma nkamubwira ariko rero buriya muri izi nzira ugize gutya byagenda neza Imana ishaka ibi n'ibi Yesu akunda ibi n'ibi nkamubaza ariko umugabo wita Yesu uramuzi akambwira ati ndamuzi cyangwa simuzi iyo saza atamuzi rero unuvuga ngo abakizigorora ubwo icyo gihe ngo mpita ntangira nka Afrika injili ubutumwa bwiza nkatangira kuburekura ni lazima tuhubiri mataifa yote kwa sababu tulipewa mamlaka ya kuhubiri injili mataifa na mataifa yoyote yule ananitazama kwa 25 sufuri ni lazima mahali popote alipo watu wajue ya kwamba Yesu anaweza. Kama hajui Yesu ni lazima nimujulishe Yesu. Siwezi kutoa ubaguzi kwa mtu yoyote. Ni lazima nikae naye alafu tuhubiri injili. Nimwambie Yesu Kristo ni mtu huyu na huyu, Roho Mtakatifu ni huyu na huyu, ili kusudi na yeye asikilize vizuri Roho Mtakatifu ni nini. Asikilize vizuri Yesu Kristo ni nini. Ahubwo abasiramu ndabasuhuje mbifurije igisibo cyiza. Urumva rero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nta kibazo. Kongera ukavuga mutwe pasta. Assalamu alaykum. Abakristo mabwire ngo Bwana Yesu asifiwe tumutukuze Bwana Yesu Kristo kabisa. Uko umusiramu tutegeranye se ni byiza ko negerana n'umusiramu tukagira ikiganiro mpaka kuko akanyemeza nkumva uburyo anyemeza cyangwa nkamwemeza urumva kuko ntabwo ari ngombwa ngo turwane ntabwo ari ngombwa ngo abantu bavuge ngo mupagani nguriya mupagani se oya ntabwo kuko abasiramu batwita abakafiri natwe tukabita abamizirimo urabyumva neza ariko noneho hari ahantu tugomba kwicara tukaganira neza tukagira ibyo tukubahana kuko na Yesu yarinze ajya mu ijuru uyu muri matawurangije ntabwo ro najye ngo ntukare n'umuntu kuri cano ngo ntukare n'umuntu ngo ibyo akora ngo ibyo ukora 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 cyangwa wowe ngo kuko utabaye umusiramu ngo nazo uzabona ngo cyangwa kutabaye umukristo ngo nazo uzabona none se icyambere yuko tubibyo tuvukira ku butaka bw'u Rwanda twese dusangiye ubutaka bwitwa u Rwanda icya kabiri oya icyambere turabana twaremwe n'Imana buri muntu wese yarimwe mu ishusho y'Imana icya kabiri turi abanyarwanda dusangiye igihugu cyitwa u Rwanda turi abanyarwanda mbere yuko tuzana ivangura ry'amadini tubaze tumenye ko turi abana b'Imana tumenye ko turi abanyarwanda hanyuma ibindi bikurikira kuko buri muntu wese mu mwuga yahisemo awubahemo mugenzi we cyane. Pastor impamvu nakoje karakantu nuko wigeze kuvuga ko ukunda si ya mutoni y'ibyo akora bikaza kuba ikibazo baje kubyakira baje kuba ikibazo kuko wowe amarangamutima yawe wumva ko umufana hari ibyo bavuze benshi nawe hari ibyo yagusubije wabyakira uti ntabwo ndashaka ko tubivugaho cyane ariko n'ubundi ndacyamukunda ndacyamukunda kandi nawe arankunda ntabwo anyanga ariko urukundo dukundana ni urukundo rw'abana b'Imana ni urukundo rw'abanyarwanda ntabwo ari urukundo rundi rwimbitse ntabwo ari rwa rukundo rwimbitse abantu bavuga ngo fiancé ngo mu nkundo ngo inkundo z'ubufiancé inkundo zo kubana zo wa mugabo na mugore oya ntabwo ari rwo rukundo navuze ko nkunda ibikorwa bye kandi muri ibyo bikorwa byiwe ni filime ziwe Asia filime official rero iyo ndebyeho ahubwo bwire n'abantu rwose bashishikarize banamurebera ibiganiro byiwe rero iyo ndebye inyigisho yigisha muri filime ziwe z'inshako izo nizo zamfasheho zituma nkunda Asia ni urwo rukundo rero nta rundi rukundo rundi kuko nago ari za filime zirukoza soni ni filime zikwereka uburyo ushobora kubana umugore wawe uburyo mu fiancé wawe cyangwa mu kandi rero
nizo z'urukozasoni ni ngombwa ko tuzireba yego kuko iyo tuzirebye nizo zituma tutanga kwigisha buriya ntabwo umuntu yigisha icyo adafite ubu se nabwira abantu gute ngo urukozasoni ntarubonye ni byiza rero ko abantu bava mu rukozasoni bakajya mu bagakina bava mu rukozasoni bakareka gukora ibikozasoni ahubwo bagakora ibinezeza abantu rero nicyo ngicyo warumbaje kuri Asiya umukobwa w'Imana nicyo nta kindi cyane tunamwifurize nawe igisibo cyiza pastor hari ahubwo no ku munsi wo kurya iwari irayipirawe ahubwo bamufuti bazampamagara igihe twicarane ku meza inshallah haryo bizanagenda neza buri Imana inadufasha tukazabicaza kuri Kigali 250 tukanagira n'ikiganiro kuko hari umwe mu bana yavanye mu cyaro umwitama amahoro musingiza avuga ati umuntu wagize umutima wo kumvana mu cyaro cyo nkava mu cyaro ngaza kumureba akanshyira mu rugo nk'umwana akandirana n'ubu ngo nkabangeze ahongeza n'ubu ni ukimureze na n'ubu aracyamurera abana nasiya uwo mwana na n'ubu baracyari kumwe uzamuzane rwose twicarane nzabikora cyane kuko nanjye ahubwo Asiya Imana imuha umugisha kuba yarareze yarafashe umuntu akamurera umwana yitwa Kapuveri I love you so much baravuga ati mama ndamukunze nanjye n'uwo mwana ubu ngubu muri no misere mu bintu byo gukina amafilimi aravuga ati impano nayikuye kwa Asiya mama wanjye bamwita mama we urumva ko natwe dukeneye abantu nk'abo umubyeyi ni uwigisha umuntu inzira anyuramo ya nzira kuko biri yavuga umunyamigani wanditse igitabo cy'imigani yaravuze ngo mubyeyi toza umwana inzira akwiriye kunyuramo ngo kuko namara gukura izamubira nziza rero inzira zose ntabwo ari inzira nziza ariko inzira nziza yatuma umuntu agira icyitegererezo ku bandi iyo nzira rwose nibwira ko yagira icyitegererezo ku bandi kandi ikaba inzira nziza inogeye abantu n'Imana iyo nzira ntacyo yabitwaye cyane Pst Claude hari ikibazo kiri hano hanze muri no minsi aho abakristo batanye guterana amagambo hari n'ikibazo twabonye cy'abantu batatu wowe na Yongwe hahita hongera hazamo ikintu cy'umupfumu namwita umupfumu twamuvuga Sarongo umuriro uraka byifashe bite reka tubanze tuvuge hagati yawe na Yongwe byifashe bite ko yakwemere ngo n'imodoka byo byifashe bite byagenze bite imodoka warayibonye nubwo tuzi ko ufite imodoka zitarenze imwe iyindi yakwaye warayibonye bimeze bite hagati yawe nawe rero buriya Siyaka ye ntabwo ni umuntu wo kwirarira yego ye nta modoka ntunze niba waranayibonye yego nayibonye nayigenzemo ni umuvandimwe uyifite ndayifata igihe cyose nkayigendamo byiza cyane nkeneye kugira kuko ntabwo navukanye imodoka natunze imodoka zirenze 5 izo zagiye nzireba rero sinajya ngo nirarire ngo ndi umukire icyakoza ndi umukire kuko mfite Yesu w'umukire muri jewe kuko ndi umukire ushobora kuba iyo mpuye n'umuturanyi ugendesha ibirenge tukagendana mu birenge biranezeza ko icyo gihe tunavuga na Yesu nakegura ya modoka nafata ya modoka nayo nayigendamo wa muturanyi nawe akavuga pastor mpari ifuti imodoka niyo waguze avuga oya ntabwo ari iyanjye ariko nabyo byitwa ubuhanuzi nkamushyiramo sindeba ngo yambaye sindugabire cyangwa ibipapa ni bodaboda cyangwa yambaye bodaboda cyangwa yambaye ncongo ibyo rwose nta vangura na rimwe rigomba kubaho hari umuntu ushobora gusanga ati ntabwo nashyira muri ya muntu wambaye rugabire wambaye bodaboda atanyanduriza imodoka ariko tukibagirwa yuko ibyo byose twabihawe n'Imana igihe Yobu yageragezwaga na shitani yabwiye Imana ngo wamubonye umugaragu wawe Imana yabwiye shitani namwe ngo wamubonye Yobu umugaragu wanjye Yobu urya nkirandukira shitani abwira Imana ngo nuko wamuhaye ubutunzi wagiye umurinda wagiye umurengera muri byose hanyuma shitani avuga ngo ariko ngo ngiye kubimwambura mwambure ni ngo ngiye kubimwambura ngiye kumwambura ibyo atunze byose Imana ibwira shitani ngo
byose ibyo atunze byose ndabiguhaye, icyo naguhaye n'ubugingo bwe. Rero iyo umuntu agifite ubugingo ntabwo ari aya maso, si uyu mubiri, si isura, oya, ntabwo ari isura, si umubiri dufite, kuko uyu mubiri twambaye uzakurwaho, twambara uwundi mubiri mushyashya mu gihe Yesu azaba agarutse. Ubugingo ni umutima niwo bugingo, ni ubugingo buhoraho tuzabona, tuzahabwa nyuma y'uyu mubiri hari undi mubiri tuzambikwa. Rero icyo nicyo kintu cya mbere. Kandi buriya akenshi tubwiriza abantu kuva mu byaha, tukabigisha gutanga amaturo, tukabigisha gutanga icyacumi, nyuma noneho bamara kutuzamura tukibagirwa aho twavuye. Rero nambwira abantu bagenzi banjye b'abashumba, ntidukwiye kwibagirwa aho twavuye. Wa muntu bagiye gucuruza agataro, waranguje inyanya 5,000 n'intoryi, akarangura intoryi n'inyanya za 5, yarangiza akajya gucuruza, akakuzanira icyacumi cyo gukiranuka, niba yabonyemo 6,500 akakuzana 650. Dukwiye kwibuka wa wundi uri hariya. Ntabwo dukwiye kurebana n'abagenda mu kirere, n'abagenda mu majipe, n'abagenda za vewiti n'ibiki byose, n'abari mu ma etage. Oya, twibuke ko hari umuntu uri hariya hasi. Uriya muntu uri hasi rero nawe akeneye gusengerwa, ave ku gataro byibuze ajye gucuruza ibaro y'100,000, hanyuma ave ku ibaro y'100,000 byibuze agere ku mabara 5, ave ku mabara 5 agere ku rwego rwo kuranguza imyenda. Nuvuga ngo uwo mwuka ni ukwiye kutubamo. Na umuntu utuye mu cyaha hasi hariya kuri Mazi, nutuye mu Rwampara, nutuye mu Cyumbati, nutuye aho bita muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri, aho bitaga Banyahe Alias Banyahe, abatuye za Nyabisindu ya Remera hasi, abo bose ni abantu b'Imana, n'abakozi b'Imana. Abo bose hari iki, abo ngabo nuvuga ngo Imana ibana nabo. Ushobora no gusanga ari n'ab'Imana ivugisha kuruta twebwe dushobora kwishyira hejuru yo ngiyo. Rero Imana ntifite, nta muntu w'umukire ku Mana ubaho, ahubwo twese tugaragara imbere yayo nk'abambaye ubusa. Yesaya yaranditse aravuga ngo twese tumeze nk'ubushwambagara bwambaye ubusa. Imana niyo iduha rero gukiranuka, ntabwo ari twe twiha gukiranuka, ahubwo Imana niyo itureba ikatwita ikatwita abagerageza gukiranuka. Paulo yaravuze mu Bakorinto aravuga ngo iby'Imana tubimenyaho agace, duhanuraho agace, ngo ariko byose tuzabimenya kuri wa munsi. Rero nta muntu mukuru cyane uhari w'umukiranutsi ushobora kuba yarusha uwundi izina ryo gukiranuka, usibye kubaha titire gusa tuba twambaye. Umuntu abakristo batwubahira ko twitwa ba pastor imbere yabo, batwubahira ba bishop imbere yabo, tukubaha ba bishop ba apotre, amaranka. Ariko nkubwire ngo amaranka buranura nko mu gisirikare twumva ngo general furu, ariko hejuru ya general furu hari ba general. Urabyumva neza, hari lieutenant general, hari ba lieutenant general, tujya twumva amaraka tureba kuri za televiziyo. General furu, munsi hari lieutenant general, munsi hari general major, hari general de brigade, hari colonel, gutyo bakagenda bamanuka. Noneho tugende no mu mirenge, hari gitifu w'akagari, hari umuyobozi w'umudugudu, gitifu w'akagari, gitifu w'umurenge, meya w'akarere, guverineri, minisitiri, gutyo bakazamuka gutyo. Rero ibyo izo nzego zubahana gutyo muri urwo rwego, ariko bose bakorera umuntu witwa uyu, babakorera umunyagihugu. Bose babashinzwe, nuvuga ngo minisitiri w'uburezi kumanuka hasi kugira mu bashinzwe uburezi mu ntara n'uturere, kugera ku bigo by'amashuri, ba directeur b'ibigo by'amashuri, bose bakorera umuntu uyu, ni umunyagihugu wenyine gusa. Rero mbwira abantu ngo titire ntabwo ari zo dushyira imbere. N'uwashyira titire imbere yaba agiye kubeshyera Imana. Nibyo bavuga ngo ni ukwikina. Sinzi niba ari byo warumbajije. Nasobanukiye, nabyumvisheho. Nubwo wagira ijambo rimwe umbwira kuri Yongwe tukamuvaho. Yongwe natubona Yongwe irindi yitwa nde? Nimba ari pasteur, nimba ari apotre, abantu bavuga nagiye nabonye akantu kamwe. Ntabwo mbizi. Bagabije nawe umuntu ngo ndumiye koko. Ntabwo mbizi, uzagenda umumbaze ni wumva nzi, hanyuma uzagaruka kumumbaza. Nje kumva avuga ngo bigaraguye ngo mu mabuye, ngo urimo ngo urahanura, ngo uvuga ngo usenyera, ngo sara, ngo nibiki, ngo biriya ngo harimo nimba ari ukwikene. Sinzi ko nabyumvisheho gato. Ntabwo ari jewe yavuze. Ashaka gupfobya uvuga. Ntabwo ari jewe yavuze, wigaraguye mu mabuye ntabwo ari jewe. Ariko nyine yashaka gusanisha na bamwe muri mwebwe, kuko nawe yarayemo aratokesha imyuka mibi ngo kwa Sarongwa. Ariko mu kibazo kiri hano hanze nawe urimo. Sinshaka kuvuga kuri Yongwe, ndamuzi.
yakomeye n'imodoka of course na Sarongo sinshaka kumuvugaho yego ahubwo reka mvuge Yesu Yesu wapfuye akazuka Yesu wabambwe ku musaraba Yesu wabambwe nkabamburwa Yesu utuma abantu bava muri Afrika bakora indege bakajya i Burayi Yesu utuma abantu bava i Burayi bakaza bagakora ibintu bikomeye bakubaka ibintu bikomeye muri Afrika Yesu utuma ababuze urubyaro babona urubyaro Yesu utuma ababuze akazi babona akazi Yesu yaravuze ngo nimuba muri jye amagambo yanjye naba muri mwe amagambo yanjye naba muri mwe nanjye nkaba muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzakibona yego uwo niwe nifuza ko tuvuga wazuye wazuye umwana w'umupfakazi mu mudugudu wa Nine turagendana kuko wanyigishije wanatubwirije ziko n'abantu barimo bareka muri commentaire banditseho byinshi bigiye bitandukanye kandi birimo n'umugisha bamwe banyuzwe bajya kwerekana n'uvuga ati nzamuna kugira ngo ansengere nkizwe nanjye tuza ko ni nomero yacu ya telefoni oya na nimero yanjye uyishyireho uyiplaningeho je mashaka banampamagara wabishaka zaguhamagara natwe waduhamagara n'ibindi bigiye bitandukanye ariko mbwira nimba iramodoka barayihawe kuko nigeze no kuva kera hari igitangazamakuru kimwe wikomye umbabare no tubiganireho mu byubahiro byawe ndabigusabye kuko hari ikiganiro wakoze maze kugikora babaha agafanta babagurira ji icyo kiganiro ngo bahita bagikuraho kandi warujije ijambo ry'Imana ryiza rero siyaka Yesaya 43 umurongo wa 7-8 haravuga ngo dore ndarema ikintu gishya reka tuhasome kugira ngo kuko mba nifuza giye ibintu bizima biri ku murongo of course biri ku murongo kuko ubumbajije ukeneye kumbaza n'abakunzi b'ikinyamakuru cyawe baba bakeneye gusobanukirwa baba baritegereje bagahitamo gukana ry'abari tuka subscribe kugira ngo bajye bareba ibiganiro bihanyura subscribe bagakora kukazogera hirya tayari handitse rero urumva turateye kumwe na Pst Claude aracyatubwira byinshi bigiye bitandukanye aracyatubwiriza aracyavuga byinshi kuko umunyarwanda ati habwirwa benshi akumva bene byo mwumvishije ndetse n'abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye umwanya wanyukoreka muri commentaire ndetse mugakomeza kudukurikira buri munsi buri munota kugira ngo umurongo wabonye hanyuma twongere tugendane yes hanyuma ni Yesaya haravuga ngo dore ndarema ikintu gishya dore ko haraduka ikintu gishya ko kigiye kwaduka wabyumvise neza nuvuga ngo rero iryo jambo ni ijambo rikomeye cyane yego ndarema ikintu gishya biremwe nonaha urabyumva neza Yesaya 4:8 biremwe nonaha ntabwo ari ibya kera ko kigiye kwaduka ntuzakimenya kugira ngo utavuga ngo nari isanzwe nkizi rero reka mvuga ibi biremwe nonaha nanjye iby'imodoka tubyihorere hanyuma aho byavugiwe n'ibiki byose bifite igihe cyabyo bizaza bitazaza reka tuvuge ko Uwiteka avuze ngo biremwe nonaha cyane buri muntu wese yakira ijambo rivuga ngo biremwe nonaha hari ibintu bishyashya Imana iremye bitari izo modoka za kera hari ibintu bishyashya Imana iremye bitari ibya kera bitari ibyejo ngo kugira ngo utavuga ngo nari isanzwe mbizi rero ibyo nari isanzwe nta kibazo ibyo nari isanzwe nzi ibyo ngibyo narabyibagiwe ahubwo ibishyashya biremwe nona nibyo ntegereje by'Imana ibyo tuvuga okay pastor ubu abayoboke banyu mubahishiye iki muri kino gihe dore ko habaye igihe cya COVID-19 bikangwa ko tudasubira mu materaniro turi benshi muri rwo kugira ngo dukomeze twirinde iki cyorezo gicike muri rusange ni ihe kado muteganyirije abakristo cyangwa abayoboke banyu muri kino gihe none tukiri mu turashaka COVID-19 tugiriwe ubuntu COVID-19 ikagenda burundu tugiriwe ubuntu COVID-19 ikagenda burundu byaba ari akarusho kubera yuko Yesu twizera arusha amaboko COVID-19 yego
kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Imbaraga z'umwijima rero ntabwo ziruta imbaraga z'Imana. COVID-19 iramutse ivuyemo twakicara neza tukaramya tugahimbaza Imana tugasirimbira Imana, hanyuma umwuka w'Imana akarushaho kumanuka kurusha mbere, Imana ikadukarosha kurusha mbere, tugasubira ku maradiyo mu ivugabutumwa kurusha mbere, hanyuma tugakora ibiterane kurusha mbere, tukubaka insengero kurusha mbere, hanyuma tukagura ubwami bw'Imana kurusha mbere, abakristo bakabasha kubaka bagenzi babo, tukubaka abakristo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Kuko buriya ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo Yesu arakiza kandi yaraye gusa. Ushobora kubwira umuntu ngo Yesu ngo aguhaye inzu kandi yabuze n'ibihumbi 10 byo kwishyura chambrette. Rero ni byiza yuko tuvuga ibintu bihari bifatika nibidafatika kugira ngo twizeze umuntu ibizaba ejo. Rero ni muri ubwo buryo turifuza ko COVID-19 igenda tukongera tugasubira mu gusirimbira Imana, tukongera tugasubira mu gukora ibiterane hirya no hino, tukazenguruka ibihugu n'ibihugu tuvuga Yesu Kristo wapfuye akazuka, tuvuga gukomera kwe, tuvuga Yesu kiza sida, Yesu kiza kanseri, Yesu kiza diabete, Yesu utanga urubyaro, Yesu kiza imigongo, kiza imitwe, Yesu kiza buri kimwe cyose, utanga buri kimwe cyose. Izo nizo mbaraga nifuza kugeza ubu ngubu. Naho ibindi byose ngo Paulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubwo kumenya Kristo Yesu. Rero nanjye bya nyuma byo kumbaza ngo bayongwe, ibyo kumbaza ngo bande yande, ntabwo nkibikeneye kubimenya. Ubu nkeneye kumenya Yesu. Mbaza uti ni ikihe gitangaza cyo muri Bibiliya Yesu yaba yarakoze? Ni ikihe gitangaza Yesu yaba yaragukoresheje? Aho niho mpagaze kuri uyu muntu uyu munsi wa none. Byiza cyane, tukatije kwagera tuza ko turimo turagenda nanone tugana ku musozo. Nanjye kukubaza hari ahantu nabonye Yesu yatubuye amafi. Hari ahantu ndashanaho wongera hadusangize n'abantu badukurikiye buryo hari amafi mateya, buri wese abakibaza ati amafi bararya bate, birangira bose bari amafi bahazi. Icyo nicyo gitangaza nanone ngira ngo nabo mbwire. Igitangaza cya mbere ubundi Yesu yakoze ni Kana y'i Galilaya gutubura divayi. Hari ubukwe i Kana y'i Galilaya, Yesu ajyana na nyina Mariya n'abigishwa. Bageze i Kana y'i Galilaya, bagezeyo yajyanye na nyina na se. Bageze i Kana y'i Galilaya muri ubwo bukwe divayi yari yashize, icyo kunywa cyari cyarangiye. Bibiliya ivuga ngo nuko muri ako kanya abantu baho babwira Mariya bati ibyo kunywa byarangiye, tubuze ibyo duha abakwe. Noneho Mariya kuko yarazi imbaraga ziri mu mwana we, ziri muri Yesu Kristo, aravuga ati ahantu rero twatashye ubukwe, abantu babuze icyo baha abantu, ibyo kunywa byarangiye, nta kintu gihari. None uyu munsi none muri aka kanya ngira ngo tugiye gutaha, n'abakwe bagiye gutaha, bamwe banyoye abandi ntibanyoye. Yesu arababwira ati, abwira Mariya aramubwira ngo genda ubabwire begeranye intonga, begeranye ibibindi byinshi, bategura ibibindi byinshi, basukemo amazi. Noneho aragenda arababwira ba nyir'urugo, aravuga ati rero Yesu ibyo ababwira byo, icyo ababwira cyose mu gikore, icyo ababwira cyose mu gikore. Noneho rero muri icyo ngicyo yagomba kubabwira cyose ngo bagikore, baremera. Arangije ababwira ati nimufate intango z'ibibindi muzegeranye, hanyuma musukemo amazi, divayi iraje, kandi mugire kwizera. Muri ako kanya basukamo amazi buzuza intango nyinshi. Bibiliya ivuga ngo nuko divayi yuzura za ntango, abantu bose basomyeho basogongeye, baravuga batariko bahaye babakwe, baravuga batariko mwatubanje divayi irishye none muduherukije ibiryoshye. Rero reka mbwira abantu ngo muri iyi minsi itambutse ibibishye, harimo ibibishye, amagambo abishye, ariko hari amagambo y'ihumure, amagambo yo kuzura ibyapfuye, amagambo yo kurema ihumure mu mutima w'umuntu. Hari umuntu umwe yari ugiye kwiyahura, ariko reka mutangarize ngo nta kiyahuye. Yesu uri ku ngoma, Yesu twizeye akazuka, Yesu wazutse, yiteguye gufasama uwo muntu, yiteguye kuramira uyu muntu, yiteguye kuramira umudamu wabuze urubyaro akabyara, yiteguye gutanga agakiza kwabuze agakiza. Babandi birirwa muri
bari muri za domboro ya soro muri danse abo ngabo abo Yesu yiteguye kubaha agakiza mu izina rya Yesu. Natangira ijambo rivuga ngo Yohana yigisha ku nyanja ya Galilaya mu butayu, yigisha mu butayu bw'Iyudaya. Aravuga ngo abwira abafarisayo mwabana b'incira mwe baza ari benshi, aravuga ninde waburiye iby'umujinya uzatera. Abantu bakwiye kumenya umujinya uzatera, abantu bakwiye kumenya Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye ndi hano kuko nanjye ndi umwana w'umuntu cyane. Nanjye ntabwo ndagira aho shitani atarasa imyambi, kuko Paulo yaranditse mu Bakorinto mu Befeso 6:12 aravuga ngo ntidukirana n'ibifite imibiri n'amaraso, ahubwo turarwana n'imyuka mibi y'ahantu mu kirere ho mu ijuru. Yo turarwana n'imyuka mibi yo mu kirere, kuko biramutse ari ibintu turamutse turwana n'imyuka ifite amaraso ituma abantu batabyara, ituma abantu bubaka ingo zigasenyuka, za divorce zibaho buri munsi, ituma abantu bahoza abacamanza mu nkiko baburanye za divorce, ituma abajura babasha kubomora inzu z'abantu, ituma abantu bagambanira abandi, na polisi yabirasa. Na polisi yabirasa. Ibyo ntabwo ari byo kujya muri ribu, ntibyakabe bijya muri ribu. UN yabirasa, na UNCR yabirasa. UN yahagurutsa ingabo n'ingabo igahagurutsa polisi za ubumwe bwa Afrika, ubumwe bwa Afrika na UN ubwayo bakazamo bakabirasa. Ariko uyu munsi wa none rero kuko ari imyuka igenda ngo ntabwo warasikize rero warasumuyaga. Rero turacyakirana n'intambara, turacyakirana n'iyo myuka mibi, ariko tubereho kuyinesha mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero mvuga mbwira umuntu wese utwitegereza kuri Kigali 250 Kigali 250 ngo kwizera Yesu niryo tangiro rya mbere, kuva mu byaha niko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Yo 28 mbwira abantu bose rero, mbonereho no kubwira abantu bose yewe banyitegereza, basanzwe banyitegereza ku macana atandukanye, babwire ngo ndi Claude, nitwa Pst Claude, Imana ifite pièce nshyashya yiraje. Ibyo mu muzo bya bindi yavuze cyane no kunya kubyumva. Oya yo matiku no gutikurana n'ibikisimba ishaka. Kandi no bwa mbere bivugiye kuri cano yawe. Niyo cano ya mbere. Imana igumugisha no kuri. Ibyo bintu bitikurana biki byose simba ishaka. Ndashaka kuvuga Yesu. Abantu banyemerere bambonemo Yesu, kuko Yesu nubundi ni wampamagaye, sinahamagaye nayo matiku. Nahamagaye gukiza imitima y'abantu, ntabwo nahamagaye kugira ngo imitima y'abantu yangirike. Rero kujya mu matiku n'impaka zidafite akamaro, izo ni kwacina rayisa kabisa. Pst Claude turashoje. Gira ubutumwa nubwo wenda nago twaje neza, ariko twakugwa ariko kongera umwe no ku mazi. Ndamazi ndaje nyanyweho. Ndaje nywa amazi, ndaje nyanywe nta kibazo. Gira ubutumwa usigira abantu batuye isi yose muri rusange, dire ko badukurikira. Nujya ujya no muri komante zacu uzareba mwashyiraho tudarapo tw'ahantu baherereye. Byiza cyane. Gira ubutumwa abasangiza, ubundi tukureke ukomeze ikiganiro cyo warujemo. Ubutumwa nabasangiza ni ukubabwira ngo Imana ifite pièce yatumye umudamu wavuye mu matrice yongera akabona pièce yo kubyara namusengeye. Imana ikamuha matrice, ikamuha pièce. Reka mbabwire nabo ngo Imana ifite pièce. Uyu wabuze pièce y'urubyaro, uyu wabuze pièce y'urushako, wabuze pièce y'akazi, wize akabura akazi, we ni pièce yabuze. Uyu wabuze pièce y'amahoro yo mu mutima, ni pièce. Uyu wabuze pièce y'inyubako, hari ufite ikibanza yabuze uko yacyubaka, yabuze ubushobozi bucyubaka, hari n'udafite ubwo bushobozi bugura ikibanza. Reka mubwire ngo abo bose hari pièce Imana izanye. Kandi nongere mbabwire abantu banyitegereza kuri Kigali 250 bari banzi kuyandi macano yose, mbabwire ngo nje ndi umuntu, nje ndi mushya uko Yesu yampamagaye, uko nahuye na marayika nkaba mushyashya. Uyu munsi wa none nje ndi mushyashya. Imana ibampera umugisha. Rero ndabakunda, nzajya mbakumbura. Komantere zanyu nazo ni nziza, kubera yuko Bibiliya yavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Reka rero nifuriza abantu impano y'Imana y'ubugingo buhoraho. Imana ibarinde mwese, ibaha umugisha, ibakomeze. Kandi buri muntu wese twatsitaranye ambabarire, yaba umukristo, yaba umushumba, yaba iki wese
ambabarire kuko nanjye ndi umuntu kuko nanjye numva amagambo akankarihira umuntu yantuka nkabasha kuba namusubiza ugasanga hajemo ikintu cyo ku ibintu nk'ibyo rero ibyo ntabwo bikwiriye ubwami bw'Imana ntibikwiriye abana b'Imana mbabwire ngo buri muntu wese aho aherereye hose ari uwantutse ari uwo nasubije nabi ntarigomba kumusubiza neza ntamusubije uko yambwiye reka ambabarire nanjye rero ntanze imbabazi kuko ari we wese natekereje uko ariko kose kandi uziye n'igihe ntiwari wanteguje uje giturumbuka ariko reka mbwire mbonereho kubwira abantu ngo Yesu Kristo uri hejuru ya byose ubirusha imbaraga byose urusha imbaraga abantu bose urusha imbaraga amagambo yose uwo nguwo niwe n'imitsi imbere kuruta ibindi byose itoro ni Miracle Center Bugesera telefone yanjye ni Pst cyangwa guteranya 250 782 51 15 97 wayisubiramo nta kibazo Pst 250 782 51 15 97 itorero nanone ongera itoro ryitwa Miracle Center karere ni Bugesera hariya mbabwire ngo ni imbere y'ikibuga cy'indege usibye ko ikibuga cy'indege kizengurutswe n'imirenge hafi 5 ubwo uzampamagana namuyobora nta kibazo ni hariya nyabagendwa santere nyabagendwa hariya aho ngaho niho church iherereye Imana ibaha umugisha uyu munsi wa none mbabwire ngo ndabakunda Mana data twese uwera wa Isiraheli turagushimye kubw'ineza n'uburinzi bwawe komeza kuganza mu mitima yacu ganza kuri buri muntu wari we wese izina ryawe rishyirwe hejuru ubwami bwawe reka bukomeze kuza utugarukeho kurusha mbere udukoreshe kurusha mbere ibitangaza kurusha mbere umwuka wawe wera manuke kurusha mbere kandi izina ry'Imana Yakobo rishyirwe hejuru kurusha mbere ndagushimye ku muntu wese uri kuri Kigali 250 urinde ubuyobozi bw'iki kinyamakuru iki cyamakuru cyagurira imbago kandi mwami Imana ibyakitwa byose ko ari Imana bivugirwaho byose ubitesha agaciro aho guzamure izina ryawe rikomeye mwami Imana abana b'ubwami bwawe bose buri muntu wese yaremwe mu ishusho yawe umuhe kwambara ubwiza bwawe umuhe kwambara no gukwirwa kandi izina ry'Imana Yakobo rirushaho gukiza buri murwayi wari we wese uri ku isi yose ndagushimye Yesu kubyumva no kubikora ganza kandi utegeke sabiye abanyarwanda bose muri rusange ubarinde kandi ubakomeze buri muntu wese mukaza akora mwami Imana upfa kubukemera umuhesha umugisha muri byose abanyamakuru bose ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo wagura ibinyamakuru byabo wagura imbago zabo n'abazitegereza bose abakora subscribe bagakora like bagakora kunzogera bose mbasabiye umugisha bagura ubwami bwawe bagura iki kinyamakuru kuko kije kubaza iby'ubwami bwawe ntabwo cyambajije bitari by'ubwami ahubwo bambajije kubijyanye n'ubwami bwawe mwami Imana urakoze Kristo kubyibona no kubikora senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen turagushimira wakoze cyane namwe mwakoze namwe mwadukurikiye mu kiganiro Pastor avuze byinshi n'iby'agaciro buri mwe wese wifuza kuzaza avuga ubutumwa bwiza tumuhaye ikaze kuri Kigali 500 hasi ngo hari inomero watwandikiraho kuri WhatsApp cyangwa ukajya kuri Instagram nitwa Isiaka Manager Official kuri Twitter nitwa Isiaka Manager Official kuri kamera nari kumwe na Deni reka tubashimire cyane mukuri iki kiganiro kijye gukurikira iki ngiki ciao ciao Imana ibaho umugisha